Nshuti mukundwa mudukurikiye dukomeze kwashumuza. Turasibira abantu batandukanye ku migabane itandukanye babana natwe umunsi ku munsi. Comment zanyu ndazibona, magambo muyandikira ndayabona, mumpa courage, mumpa felicitation, channel yacu rwose murayikurikira cyane. Ndashimira abantu bo ku migabane itandukanye, Amerika rwose mbabona comment zanyu, abo papa uri mu Buhinde nawe ndabona comment zawe, na numa muri mu Faransa ndabona comment zawe. Yesu abaho umugisha umunsi ku munsi mubana natwe, ndabashimiye cyane. Nkuko bisanzwe ijambo ryacu dutangira dusenga. Mana ndagushimiye kubwira ijambo tugiye gusoma. Ndagira ngo rizagere ku bantu batandukanye kandi rizafashe benshi. Icyo ushaka mwana kizagere ku bantu bawe kandi uzabuhore benshi kubwira ijambo. Imana ibaho umugisha mwebwe mugiye kubana natwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Zakariya. Ni Zakariya ibice 4 ku murongo wa 7. Tugiye gusoma mwumve icyo havuga. Dusome mu izina rya Yesu. Zakariya ibice 4 umurongo wa 7. Turasanga ijambo rivuga ngo wa musozi munini we wita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaye. Azazana n'ibuye risumba ayandi. Barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Imana ishimwe cyane ko ibana natwe mu buzima bwa buri munsi kandi ikajya imenya ko imisozi iri imbere yacu. Imana ishimwe cyane. Nararebye nsanga y'umusozi uri imbere ntabwo ubasha kureba ibiri imbere. Y'umusozi uri imbere ntiwareba ibiri inyuma yacu. Nukuvuga Zerubabeli nawe yari umukozi w'Imana, yakoraga umurimo w'Imana. Ariko nubwo yakoraga imbere umurimo w'Imana, imbere ye hari umusozi. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana mu gihe kimwe none mu gisaha ikwiriye Imana iramusanga. Iravuga ngo wa musozi we wita iki imbere y'umukozi wanjye Zerubabeli. Ndashima Imana ko nayigira akari imisozi iri imbere y'abakozi bayo. Zerubabeli imbere ye hari umusozi. Umusozi wa mbere yari mu bunyage, nawo ni umusozi. Kuba uri mu bunyage hari gatabonaga kuko yari ari wari umusozi. Ikindi kandi Zerubabeli yagombaga gufite misiyo kujya kubaka urusengero rw'Imana Yerusalemu rwari rwarasenyutse. Nawo wari umusozi kuko ari mu bunyage kandi agomba kujya kubaka urusengero rw'Imana. Nibwo Imana yaje iramusanga ngo Zerubabeli we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye, imbere y'umugaragu wawe. Ndashima Imana ko igimenya imisozi kandi noneho yamenye ko imisozi hari ikayirakarira ikavuga ngo wa musozi we wiyita iki. Imana ishimwe cyane. Kuba uri umukobwa mwiza ntibyatuma utagira imisozi imbere yawe. Kuba uri umugabo mwiza ntibyakubuza kugira imisozi. Kuba utunze byose ntibyakubuza kugira imisozi. Ariko Imana ishimye wayisanze imenya ko ufite imisozi ikaza ikagira ibyo ukora. Imana yacu cyubure cyane ngo wa musozi we wita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Imana ishimye cyane. Imisozi iri imbere yawe ntituma ureba. Umukobwa uri imbere ufite umusozi uri imbere ye ntareba viziyo ye. Umugabo ufite imisozi imbere ye ntareba viziyo ye. Umwana ufite imisozi imbere ye ntareba viziyo ye. Urugo ufite imisozi imbere yawe ntireba viziyo kuko imisozi iragukingiriza nturebe inyuma. Ariko Imana ishimwe cyane yimenya ko dufite imisozi. Imana ishimwe cyane. Uyu Zerubabeli yari afite umusozi ariko inyuma ye yarateganyije uzaza kumufasha kurwana umusozi. Uwo nta wundi ni Kuro. Imana ishimwe cyane. Umugaragu Kuro Imana yaramutoranyije kuzaza akazafata Zerubabeli gusubira i Yerusalemu kubaka urusengero rwarasenyutse. Ndashimira Imana ko iyo dufite imisozi hari ba Kuro Imana barateguye bazadufasha gusenya kuringaniza inzira zacu zigacamo. Imana ishimwe cyane. Wowe dukurikiye Imana ikuremere Kuro uzaza ukagufasha mu buzima bwawe ukagera ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko ndashimira Imana ko igimenya imisozi yacu buri munsi ikayimenya. Kandi ndashimira Imana ndibuka muri byari ijambo ryiza cyane ryashimishije cyane rivuga ngo yimura imisozi ngitabimenye ngo kandi bikayihirikana n'uburakari. Nubwo imisozi hari ariko turashima Imana ko ikayimuka ikayihirika kandi iyo misozi ntibimenye. Imisozi igakomeza ikarumbarara ariko tutwitambukiye. Ariko byose bisaba ko uri mu Mana ugashaka Imana ukayishaka ku manywa amanywa n'ijoro ukayishaka. Ariko noneho yimura imisozi yamara kwimisozi kandi ikayihirikana uburakari. Imana yakishimwe cyane. Uyu Zerubabeli Imana yashimwe cyane. Imana irazimugarukaho yaragenda ihirika imisozi yari imbere ye ava mu bunyage asuye Yerusalemu yubaka urusengero. Izina ry'Imana habicubure cyane. Ariko mbere na mbere kugira ngo Imana ihirike umusozi irabanza igahirika umusozi w'ibyaha, irabanza igahirika umusozi w'ibiguhiga, irabanza igahirika umusozi w'ibigushaka. Ariko mbere na mbere ubanza ugashaka umwami Yesu Kristo
urabanza ukamushaka akaza mu buzima bwawe, akaza mu neza yawe, hanyuma Imana nayo igahirika imisozi. Wowe dukurikiye nta kintu, iturufu nta kintu. Yego imisozi irahari, intambara zirahari, ibidushaka birahari, ibikurwanya birahari, byose ni imisozi ituma utareba imbere. Ariko mbere na mbere shaka Imana, nurangiza gushaka Imana izazihirika imisozi. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ariko noneho nubwo imisozi hari wigira ubwoba. Wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Wa musozi we wiyita iki imbere y'abakobwa bankurikiye, imbere y'abamama bankurikiye, imbere y'abagabo bankurikiye, imbere y'abasore bankurikiye? Wa musozi iri imbere y'ubwoko bw'Imana mwiyita iki? Imbere dufite Imana ishobora byose. Rero nimuhumure mwebwe munkurikiye umunsi ku munsi, mwebwe mukurikira icano yacu, mwebwe mana natwe umunsi ku munsi. Dufite Imana ihirika imisozi ikayihirika, kandi n'igitangaje igihirikana uburakari ikayimura, yarangiza kwimura imisozi ntibimenye ko yayihirimye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe Imana igikora ibintu ikakuringaniza inzira, ikaringaniza rwose imisozi ikavaho, ukaba ari neza y'Imana. Wowe dukurikiye rero nta kintu, imisozi irahari, ariko humura dufite Imana ijya yimura imisozi. Nta kindi badushaka Imana. Nurangiza gushaka Imana, Imana nayo izazihirika imbere, ihirike imisozi, izaziringaniza ubuzima, izaziguha icyerekezo, izaziguha viziyo, izaziguha intumbero nziza. Umugambi w'Imana uzagerwaho, umugambi w'Imana uzagerwaho, icyakuremeza kizagerwaho. Ndashima Imana ko kuba twaraje ku isi, hari icyo Imana yakuzaniye ku isi, icyo yakuzaniye ku isi kizagerwaho. Yego imisozi irahari, yego intambara zirahari, ariko kuba wubashye Imana ugashaka Imana, nayo izaza Imana ihirika imisozi. Imana izazihirika imisozi ku buzima bwawe, noneho ubone neza y'Imana, ubone kugereza neza kw'Imana. Urakoze rero aho dukurikiye umunsi ku munsi. Iyi channel yacu igikurikira, ibiganiro bizajya bijyaho igihe cyose, amanywa n'uko bizanyuraho, ku mugoroba bizanyuraho, mu gitondo bizanyuraho, nkuko mpora mbivuga umunsi ku munsi. Nkuko umubiri ukenera kurya gatatu, umuntu agashaka kurya gatatu, n'umwuka tugendeye kurya gatatu. Mu gitondo tujye turya umwuka, saa sita turya iby'umwuka, ku mugoroba turya iby'umwuka. Imana zibane natwe mu buzima bwacu bwose. Yego imisozi irahari, intambara zirahari, ariko humura Imana twiringiye yimura imisozi, kandi yimuye irahimura rwose, ukagenda neza, ukagenda hatambitse, ukagenda haringaniye. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro cyane. Wowe wumvishije ijambo ry'Imana utarakira Umwami n'Umukiza, yego rwose nturamwakira, ariko Yesu umunsi ku munsi ahora ateze amaboko agushaka, ashaka kugira neza. Icyo nashimira Imana, nta hantu hatari insengero, nta hantu hatari abapasiteri, nta hantu hatavuga ijambo ry'Imana. Wegera umushumba ukwegereye, egera umupasiteri ukwegereye, ubwira ati ndashaka kugarukira Imana. Yego mfite imisozi, ariko noneho ndashaka no gushaka Imana. Urakoze kubwira ijambo, kora subscribe, kora share, ubane natwe umunsi wose, uzajya ubona byinshi, uzajya ubona byinshi, ubone kugerageza kw'Imana. Reka dusenge. Mana turagushimiye kubwira ijambo, turagushimiye kugira neza, turagushimiye kubana natwe, turagushimiye kugira ugendana natwe amanywa n'ijoro, kandi icyo ushaka kuzakigeraho kubw'izina ryawe rikomeye. Urakoze cyane Mana kugutabaye abo bantu, kuko uri imisozi imbere yabo kubw'izina ryawe rikomeye. Amen. Reka shimira abantu tubana muri Girugali family, babana natwe umunsi ku munsi, tugira ibikorwa byinshi, kandi imirimo yacu nk'uko mbabwira izibuka rwose. Nkunda Umuremyi Oreste ndagushimira cyane abana natwe, Mama Brenda ndagushimira cyane abana natwe, Jean Paul nawe ndagushimira cyane abana natwe, na Grace ndagushimira, Janvier ndagushimira, Arodi ndagushimira, ndashimira Marene Marigo rwose ni umumama mwiza. Ejo twari turiyo, twagize ibihe byiza, Imana yabanye natwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nawe rwose Emerine nawe ndagusuza cyane, ubana natwe, ndagushimira rwose kubana natwe ku murimo w'Imana. Izina ry'Imana ricyubahiro cyane. Murakoze cyane kwa dukurikiye ikiganiro cyacu n'ubutaha. Ifunguro ryacu zajya rihoraho, duha abantu by'umwuka ikimana yaduhamagariye. Izina ry'Imana ricyubahiro cyane. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha naho ubutaha.